Ikiganiro gishingiye ku burere bw'umwana. Muvyeyi, toza umwana wawe inzira nziza yo kugana ishuri, uyimutoze akiri mutoya. Ivyo bizatuma yunguka ubumenyi kimwe no gushyikirana n'abandi bana. Inyungu muri vyo, aratinyuka, atozwa ikinyabupfura, agira ubumenyi bukomotse ku mwigisha, ivyo umwigisha yifuriza umwana ari vyo abiba muri we, akabikurana bitewe n'uko nta vyinshi vyamwangiririje yakuye mu buzima bwo hanze, akaba ari bwo buzima yakuriyemo. Bityo rero bizoroha kumutoza kumenya gusoma, kwandika no kubara. Dore bizwi neza ko uburere buruta ubuvuke. Ariyo mpamvu mu bihugu vyateye imbere bizamura impano z'abana bakiri bato. Murezi rero, mu gihe uzabona umwana afite ubuvumbuzi bwo gukora ikintu runaka, ntukamucyahe cyangwa se ngo umubuze. Mwegere kugira ngo impano ye izamuke, bibe bizwi ku kigo umwana yigaho. Bityo bizatuma impano ye itera imbere. Mu gihe kiri imbere uzasange umwana hari aho avuye n'aho ageze. Dushingiye ku marerero ari mu gihugu cy'u Rwanda, usanga abana bakiri batoya babyitabirira cyane. Bityo ugasanga umwana arimo aratinyuka, arimo aramenya kimwe cyose, cyaba icyatsi cyangwa se ibikoresho byo mu ngo, kandi ugasanga abo bana ari batoya cyane, bagira ubumenyi, barashishoza bakareba. Iyo rero bavuye mu irerero bakajya mu kiburamwaka, usanga wa mwana ari kuzamuka cyane. Bityo rero bizatuma umwana arushaho kugira ubumenyi ndetse no kugenda avumbura. Bityo bigatuma umwana abasha kuzamuka no gutera imbere. Nta yindi nkomoko rero ni uko umwana yagize uburere bwiza ndetse agatozwa umutozo mwiza, akajya mu ishuri agakuriramo. Dore bamwe bajya bavuga ko amahirwe aruta ngo amashuri, ariko siko biri. Iyo ni imyumvire iri hasi cyane. None se uramutse ugize amahirwe ukagira amafaranga menshi, utazi kumenya gusoma ndetse no kwandika no kubara, byakumarira iki? Hari aho wagera ugasanga uricujije cyane, ukicuza ati iyo menya nkaza kwiga, ukicuza bitagishoboka, ukicuza warabaye umugabo ufite amafaranga menshi. Ariko wararamutse warize ukiri mutoya, bityo ukaza kugira n'amahirwe, biruzuzanya. Bityo utera imbere kandi ukagira n'ubumenyi mu bikorwa byawe. Kwicuza rero umuntu yicuza nyuma. Reka abana bato bagandukire ishuri, babashe kwiga, bagire ubumenyi, kuko nibo bazavamo abayobozi, bavemo abakozi b'Imana, abapasiteri cyangwa se abapadiri. Burya wowe utazi gusoma, umaze kuba mukuru, buno uri mukuru, iyo ubonye abantu barimo basoma Bibiliya, basoma ibindi bitabo, wumva ufite ipfunwe. Iryo pfunwe rero wumva ufite, reka tubashe kuryamagana ku buryo abana bakiri batoya ritazabasha kuba ryabageraho. Bityo tubatoze umutozo mwiza, bagire ubumenyi, bunguke byinshi, bityo bazabashe kugira icyo bazigezaho mu myaka iri imbere. Murakoze cyane, mwari kumwe n'Uzabakiriho Yonasi. Imana ibashe kubahereza umugisha.